Banyarwanda banyarwandakazi nimwigire hino tuganire muze tuvugane kuri bimwe biba byiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse na bimwe biba bigenda bigezweho abantu bose bahururiye bari kubyumva. Uyu munsi rero ikiri kuvugwa cyane cyane ni ubutumwa Vestina yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram avuga ko atandukanye n'umugabo we bitewe n'uko yabonaga ko urugo rutamukwiriye ndetse urugo rutigeze rumuhira. Ibintu rero bikomeje kuba birebire, amagambo akomeje kuba menshi ay'ibinyoma, y'ukuri tudahagazeho, ariko mu by'ukuri ibyinshi nyine biragaruka kuri uyu mwana w'umukobwa. Tutazi nimba urubuga rwe rwa Instagram bararushimuse, tutazi nimba ari ubwe ku giti cye, cyane ko batarabivuguruza cyangwa ngo bagire ikintu babivugaho. N'ubundi rero ni muri urwo rwego tuje kugira ngo tuganire ku bintu bigera nko muri 3 cyangwa 4 kuri iyi saga iri gukomeza kuvugwa muri social media ndetse no mu bindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye abantu bagenda babigarukaho. Ikintu cya mbere tugomba kuvugaho ni uburyo Irene nk'umanaginga uyu mwana w'umukobwa ndetse na Dorcas baririmbana nta kintu yari yavuga kuri iyi saga. Kuba nk'umuntu ubareberera, nk'umuntu ushobora kuba afite areberera inyungu zabo, ariko akaba nta kintu na kimwe aragaragaza cyangwa se aravuga yaba ku mbuga ze nkoranyambaga, nabyo wabyibazaho. Ikindi kintu twavugaho ngo ni ukuba ibingibi barabishyizeho kugira ngo bamamaze indirimbo yabo nshyashya benda gusohora muri iyi minsi iza. Nabwo tukibaza nimba ari bwo buryo bwiza bwashobokaga cyangwa se bishoboka ko bakoresha kugira ngo bamamaze indirimbo yabo, turaza kubirebaho. Ikindi kintu ni ibivugwa ko uyu mugabo wa Vestina Idrissa Ouedraogo yaba yamaze gukora unfollow kuri social media za Vestina nyuma yuko atangaje ariya magambo anyujije kuri Instagram, ndetse bikagaragara ko na Vestina ubwe atagifollowinga uyu mugabo, ndetse uyu mugabo akaba yamaze no unfollowinga yaba Irene yaba Dorcas n'ibindi byose bashobora kuba bahuriyeho kuri social medias. Bivuga ko bashobora kuba yamaze kuba akora unfollow, ikaba ikimenyetso nanone cyerekana yuko mu by'ukuri ibi bintu bishobora kuba bifitemo ukuri ndetse n'ishingiro. Kora subscribe kuri iyi channel Don't Speak TV, tujye tubana tubagezeho amakuru agezweho, tubagezeho ibyegeranyo, tubagezeho utundi tuntu tugiye dutandukanye tubungura ubwenge muri rusange. Biravugwa ko urukuta rwa Instagram rw'uyu mwana w'umukobwa Ishimwe Vestine rwaba rwarashimuswe ndetse rukaba rurimo rukoreshwa mu buryo butari uburi professional, ndetse mu buryo bwo kugira ngo ruzamuke ndetse no kugira ngo abantu baze kugira ngo ni Vestine ubwe uri gupostinga ibintu kandi atari byo. Ariko ibyo ni ku ruhande rumwe, ni abantu bamwe nyine bavuga ayo makuru ko rwashimuswe atari Vestine ubwe wamamaje ibi bintu wavuze ano makuru, ahubwo bikavuga ko yaba ari abantu b'abahackers bahakinze iyi account ya Instagram agatangaza ari amagambo yari ari mu cyongereza. Twabanyurijeho murebe indi video yamanje, twarayababwiye, twarayabasobanuriye mu kinyarwanda, batabasha kumva icyongereza namwe muraza kuyabona. Ndetse bikavuga ko ikindi bishoboka ko byari ukwamamaza indirimbo nshyashya benda gusohora muri iyi minsi mikeya iri imbere. Ukibaza uti byashoboka ko abantu bashobora gukina iriya mikino imeze kuriya, aho urugo ari ikintu gikomeye cyo kubahwa, umuntu ashobora kwifata agatangaza amagambo ubwe ku giti cye kugira ngo abone amafaranga cyangwa se abone iyo fame cyangwa se abone abantu kugira ngo bazarebe indirimbo ye. N'ubundi mu bisanzwe abana b'abakobwa barakurikirwa kuko n'abantu bashobora gukora indirimbo ikarebwa n'abagera muri za miliyoni bakareba indirimbo zabo, mugende mubakurikire murebe. Sinumva ko rero byasaba ko umuntu yandika ubutumwa bwo gusenya urugo, ubutumwa nyine bugaragaza ko utishimiye urugo, utishimiye ibyo urimo, ngo ubyerekane urimo wamamaza indirimbo izagera ikava kuri hiti, ariko nyamara ibi ngibi byo bidashobora kuzasibanganya. Ibyo ngibyo ntago twabyemeza ko byaba ari byo, ahubwo wenda hari ukuri kwaba kurimo runaka, ari nabyo tubihuza n'ingingo twababwiye ya mbere kuba turi kuvugaho, ingingo yo kuba manager wabo nka Irene. Wenda tuvuge ko Vestina we yagize ihungabana, tuvuge ko Vestina cyane ko akimara gusohoka buriya butumwa ntago haciyeho isaha yahise abusiba
yahise asiba ubwo butumwa bigaragaza ubwoba n'uburyo yumvaga ko ikintu akoze kiremereye, na reaction z'abantu abazibona amakomenti n'iki bamutuka bamubwira ati bigenze bite ukurikije uko abantu bamufataga. Noneho rero ugasanga bigeze aya masaha, bigeze magingo aya nta reaction yaba ku manager, nta reaction ku bafamiye, ku bamureberera, ukabona ko nyine ari ibintu utamenya uko bimeze, ahubwo usanga ko mu by'ukuri bishobora kuba bifitemo ukuri runaka, kubera ko nka Emirene cyangwa se MI Empire imanaginga bano bana, ni ukuvuga ngo bakabaye byibuza bafashe iya mbere mu kumenyekanisha nimba koko ari ibihuha akawunti ye yabaye ishimuse bayihakinze, cyangwa se niba ari ukuri mu by'ukuri. Wenda bakatubwira bati mu minsi iri imbere tuzabaha ukuri kwa nyako. Bashobora no kutavuga bati wenda ibi bintu nibyo cyangwa si byo, ahubwo wenda bakaduteguza bavuga ati mu minsi mikeya tuzabaha ukuri kwa nyako, aho kugira ngo social media aba YouTubers bagende bavuga ibyo bishakiye, bagende baterura amakuru hirya hariya bahuza utuntu n'utundi, bahuza ibiki n'ibiki, ariko ugasanga wenda nta shingiro bifite. Nanone ukibaza ngo ese ibyo bintu aho ntibyaba bifite ukuri runaka, byaba bifite percentage runaka y'ukuri, kuba abantu bakabaye bavuga kuri icyo kintu, bakabaye bashyira umucyo hanze, kuko bano bana baracyari batoya. Urumva ibintu nk'ibi ngibi, reba byari bivuyeho iby'ubukwe, ukuntu yashatse ntitugarutse ku buryo yamenyanye n'uriya mugabo Idrissa Ouedraogo, uburyo babanye huti, abantu nabo batabyumva bavuga ati uyu mwana agiye he, ariko nyine nanone ugasanga nyine barabyihoreye babifashe gutyo. Sinzi wenda kuri Emirene abaye ari kwamamaza koko indirimbo igiye gusohoka, yaba yaboostinze kubera ko intego ze zaba zagezweho, kuko aka kanya ndakeka nta muntu utazi iyi saga, nta n'umuntu utari gukurikirana aya makuru ngo amenye ukuntu amenye byaba ariko bimeze. Ariko nanone ku kijyanye n'urugo, sinzi ko nubwo umugabo yaba yabyemeye, ariko nzi ko hari igihe cyazagera uyu mwana w'umukobwa akabyicuza mu rugo rwe. Nyamara ibi ngibi ntago tubizi nimba koko barabinyomoza cyangwa se ari ukuri, ariko ikigaragara aho ibintu bigeze, ibitangazamakuru bikomeye byabivuzeho, ikigaragara ko cyo nuko ari ukuri ibi bintu uko bimeze kugeza ubu ngubu. Abantu bakagenda banabihuza nuko uyu mwana w'umukobwa atigeze agaragaza mu by'ukuri ibyishimo by'urugo, yaba mu biganiro yagiye akora, yagiye agaragaza ko nyine urugo atari ikintu cyiza yihutiye gukora, nta byiza yigeze abonayo, kubera ko urumva nk'ibiganiro akora yakabaye wenda yagiye avuga ati urugo ni rwiza, tubonamo ibi n'ibi, abantu bagiye bashakana babikunze, hari ukuntu nyine babitaka avuga ati experience nk'iyi ngiyi nabonye nziza, ariko wumva ko ntago ajya yirwa abivugaho. Ahubwo igitangaje yabwiye murumuna we ati wa mwana uzitonda utazibeshya ugashaka ukiri mutoya, bisa nk'amubwira ko atari byiza. Nanone bakavuga ko uyu Vestina iyo yagiye ahantu runaka ntago akunda kwambara impeta, yaba ya fiançailles cyangwa se iriya yanditswe ejo bundi mu bukwe, nabyo ukabyibazaho ukavuga uti se byaba bihurira hehe no kuba atishimye. Ntago byatungurana rero, ni ibintu n'ubundi byayimaze igihe abantu ubona ko bategereje iyo nkuru igihe izazira. Abantu urabazi, iyo babonye akantu nk'aka bakuriraho bagakora ibintu bitangaje nyine bakakuvuga pe, cyane cyane iyo bagiye bagutega iminsi. Bavuga ko urugo rwa Vestina n'ubundi abantu bagiye barutega iminsi bavuga bati ntago n'ubundi rwaramba kubera ko badahuye. Bavuga ko uburyo banahuje n'ubundi uyu Vestina yahujwe na Idrissa bitewe n'umukobwa wabaga muri Burkina Faso wapostinze Vestina, hanyuma yarangiza kumupostinga uyu Idrissa akavuga ati saba abantu urabazi, ati ndabazi. Umukobwa akamusubiza ati ndabazi, ati byakunda ko twahura ko nenda kuzajya i Kigali, ati nagufasha mugahura. Nuko bahuye, Vestina nukabona n'umugabo nyine w'amafaranga n'iki birangira bageze no ku mwanzuro wo kuba babana, barakundana, ariko ntibyigeze, ni nk'amezi 3 bakundanye bahita bongera bahita bakora ubukwe huti barabana bibasaga mu Rwanda. Ariko nyine nuko bihagaze kugeza uyu munota. Sinzi nimba hari ikindi twavuga uretse kuba nyine uyu Idrissa yahise yanfollowinga umugore we, ntakomeze kumfollowinga kuri Instagram n'izindi social media zize. Ndetse twavuga ngo byibuza niba ukunda Vestina, niba ukunda Dorcas, ukunda nyine ibihangano byabo, ukunda uburyo baririmba, ukunda uburyo bakorera Imana, ufata igihe ubasengere pe, kubera ko
no kwakira ibi bintu nyine biba biri kubabaho nabyo, nubwo byaba bidafite aho bihuriye n'ukuri, ariko mu by'ukuri wavuga ko ntabwo byabura kuba shokinga mu mutwe, ntabwo byabura kuba byabagiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu mitekerereze no mu mikorere ya buri munsi. Nubwo ari abasitani nyine baba bagomba kuvugwa, ariko nanone ntabwo ari ibintu wakwifuriza umuntu kugira ngo ace mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye. Turabashimira rero, mubane natwe, mukore subscribe, andi makuru agenda agerwaho turagenda tuyabaha uko bwije n'uko bukeye. Murakoze.